Impamvu nyamukuru tugiye kuganira kuri rino jambo, kuba umukristo cyangwa se gukomeza gukizwa mu karere utuyemo. Haleluya. Nuko hari abantu bafata agakiza mbese nk'imyitwarire yo mu gace k'iwabo. Haleluya. Mbese umuntu yava mu karere kamwe yajya mu kandi agakiza akakareka, cyangwa se akavuga ngo agakiza ko muri ako gace kamubereye ingorabahizi ngazajya akizwa ari mu gace k'iwabo ngo niho agakiza biba bigenda neza. Mbese agakiza kakaba ari wagera nkaho yima ugasanga rwose ngagakiza kaho karashaririye, ngo mbese karakomeye cyane. Ho wahava rwose wakwerekeza Kibuga, wahasanga manayiti karabu n'amaki byose n'ibimansoro. Ati noneho hano agakiza kaho nta n'umuntu n'umwe wagashobora ku isi rwose. Wajya i Kampala ati hano ni nk'ahari Sodomu n'i Gomora, ho rwose ntabwo wahagera ngo ukizwe. Icyakora Imana inyihanganire ninsubira iwacu nzongera nkizwe. Ariko ubu ngubu mbaye nguye rwose muri aka gace ndaguye. Imana ibyihanganire ndaguye, kubera yuko inaha ibintu bihari nta muntu wabyihanganira. Agakiza k'inaha karaguye, ibintu by'inaha rwose mbese biragoye cyane. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu rero nshaka ko tuganira rino jambo kuri uyu mugoroba, tugakoresha nk'iminota mbona isigaye kugira ngo duhuze n'isaha yacu, ariko muri byose izina ry'Uwiteka Imana rigahabwa icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Itangiriro ibice 6, hanyuma reka dusome byibura umurongo waho wa 9. Uru ni rwo rubyaro rwa Nowa yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye. Nowa yagendanaga n'Imana, kandi yabyaye abahungu 3, Shemu na Hamu na Yafeti. Kadusome ibice 7 umurongo wa 1. Uwiteka abwira Nowa ati, injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Amen. Haleluya, haleluya. Injirana mu nkuge n'abo mu muryango wawe, kubera yuko mbonye ari weho ukiranuka muri iki gihe. Amen. Haleluya, haleluya. Mujya mubona mu bihugu hirya no hino batora umuntu mwiza cyane, ashobora kunda kuba ari abakobwa muri uwo mwaka. Haleluya. Rero iyo uwo mwaka urangiye, uwo mwiza ntaba akiri mwiza muri uwo mwaka, haba hajeho undi mwiza kurusha wa wundi. Cyokora we ndashobora ngira ngo bapiganwa rimwe ba miss w'igihugu runaka. Haleluya. Uyu rero Nowa nawe sibyo nshatse kugereranya, ariko Imana yavuze yuko ari we muntu wari wikiranukiye muri icyo gihe. Haleluya, haleluya. Ndashaka kuvuga kuri icyo gihe ho gatoya. Njya nyivugaho ndimo mbwiriza, ariko sinyivugeho gatoya, sinyivugeho cyane. Kino gihe Nowa yakiranukiyemo Imana icyari kigoye cyane. Haleluya. Icyambere, abantu bari barabaye babi rwose ku buryo butagereranywa. Abantu bari barabaye babi bo ubwabo, kandi abamarayika bo mu ijuru, ndatekereza yuko ibitabo byinshi bivuga yuko ari abamarayika baguye, ariko kubera yuko mu gihe Satani yari yateje intambara mu ijuru ngo asengwe nk'Imana, abamarayika bose bemereye kurwana na Satani barwanya Imana. Ntago ariko bose barwanye. Haleluya. Hari abo yabwiye baravuga bati nibyo rwose turagushyigikiye, ubundi Imana izahora ku ngoma, nta matora abayeho, nta na referandumu, nta uyisimbura forever. Koko urumva ibyo bibaho? Iyamamaze shaka turagutora nako zamura kudeta yo kurushushu nayo kurushushu, zamura kudeta bazo ngo turakugira inyuma, natwe tuyoboreho.
urumva henda nanjye wangira umukerubi, dore narindi umumarayika usanzwe w'umuririmbyi gusa, urumva ukanzamura ukangira ikizima mu bizima bine, urumva cyangwa nanjye nkaba mu bakuru 24 bariye bahora bazengurutse intebe y'Imana. Yego, nuko rero uko nguko ayo matika ari kuvuka mu ijuru, marayika abamarayika bamwe baravuga bati nibyo koko turi burwanane, abandi baravuga ngo nta usa n'Imana, ntago dukwiye kuva ku Uwiteka Imana yacu. Haleluya. Icyo cyiciro kirwanana na marayika Mikayire, ikindi cyiciro kirwanana na Satani, ikindi cyiciro cya gatatu gihama mu mayira abiri kiravuga kitari ko se ubu ngubu turamutse turwananye n'Imana igatsindwa, iki gihungu ngo ni Satani cyazamuye amatiku twagikira koko n'ubuyobozi bwacyo nticyahita kidukura muri iri juru. Ariko se turwananye na Satani k'Imana tuyizi n'imbaraga zayo igatsinda. Aba baravuga bati rero twebwe urumva ntiturwanane nawe Satani rwose, urumva kandi n'intambara ya Mikayire ntayo tujyamo, twebwe ubwacu turifashe. Noneho mu kwifata muri iyo ntambara rero Mikayire arwanana n'abamarayika be aranesha. Ibyahishuwe 6. Amaze kunesha, Satani baramwohereza asohoka mu ijuru, asohokana na 1/3 cy'inyenyeri zo ku ijuru, niko Bibiliya ivuga mu Byahishuwe. Inyenyeri bikaba ari abamarayika, ngo nukamanukana na 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru. Hanyuma mu ijuru bahita bavuga ngo yo ngo Mana yanjye we, Imana ishimwe cyane, mwajuru mwe namwe abaririmo mwishime. Ariko iriya si uko muyireba hariya igushije ishyano, kuko Satani ayimanukiye none ubu ngubu aramanutse, kandi agiye afite umujinya, azi rwose yuko afite igihe gitoya mu isi. Haleluya. Uko rero mu ijuru bakisubiyemo basanga hari ikipe itarwananye nabo, ngo nabo bahita babohereza bati rero ubundi namwe muri abansi nk'abandi bose ntimwarwanye, ntimwarwanye. Bagira ngo barakurikira Satani ngarayo nyuma zako sha mukurikirane sha, iyo turwana se namwe mwiyongeyeho mwari kubona tutari bunesha sha, si hagira ungire ruhande. Noneho abo ngabo ntibakurikira Satani kandi ntibasubira mu ijuru, kuko bahabirukanye, bahama mu kirere bakajya bazengurukamo. Amasengesho y'abera nibo bayatangira, nibo batihagaritse abamarayika bari baje gusubiza Danieli. Nuko ngo mu gitabo cya Danieli babise ngo n'Abamedi n'Abaperesi. Haleluya. Bamwe muri abo rero baramanutse baza kubyarana n'abana b'abantu mu gihe ku ngoma ya mu minsi ya Yeredi. Nimvuga iminsi ya Yeredi ni umugabo wa 6 uhereye kuri Adamu. Haleluya. Kuko Imana yaremye Adamu mu isi, Adamu abyara Gahini na Beri, ariko Gahini yica Beri. Imana isimbuza Aberi Seti abyara Enoshi, Enoshi abyara Kenani, Kenani abyara Mahalaleli abyara Yeredi. Mu minsi ya Yeredi rero, haleluya, nibwo abo bagabo bamarayika bamanutse bitegereza abakobwa b'abantu ngo babona ari beza, baryamana nabo. Ngayo nguko uko byagenze, ngo nuko babyara abantu banini cyane ku isi. Abo bantu bari abanyamaboko kandi bari banini ku buryo rwose nta muntu wagereranya n'abo bantu kuri ubu ngubu, kuko nkubwiye indeshyo yabo wagira ngo ni umuhanda. Bari barebare cyane, bari barebare ku buryo byibura kugukurikira wamusize n'ukugenda kandagira ku dusongero tw'imisozi atitaye ibiri mu gishanga n'abatuye ku misozi, abona agenda guruka. Nuko ibyo bigabo byanganaga byavutse ku bamarayika n'abana b'abantu. Haleluya. Kandi ntugire ngo ubwo ngubwo turi kuvuga ngo nuko ngo baramanuka barongora abana b'abantu, ngo mugire ngo baragendaga ngo bagafata irembo ngo bagasaba shwida aho ngaho ku muhanda hepfa ngaha ku muhanda igira. Mbese bino bintu mubona abantu ku mihanda byatangiye muri icyo gihe. Bari abamarayika bamanza kwibohesha indahiro, baravuga bati ibi bintu mwemere ko nibitugaruka bizatugaruka twese. Bati bizatugaruka twese. Bararahira, barangije bahita bamanuka, babyara ibigabo binini. Nasomye mu gitabo cya Enoki nsanga ibyo bigabo byarigishije ibintu byinshi cyane bitandukanye mu isi. Yego,
umwe muri bo yaraje yigisha abantu ibintu byitwa ubumenyi bw'inyenyeri, astrology. Abigisha uburebure bw'inyenyeri, uburyo cy'inyenyeri zishobora gusobanura ibintu bizabaho mu minsi izaza, uburyo cy'inyenyeri zifite uburyo zigenda, uburyo zaremwe, uburyo abigisha iyo siyanse itangwa bwa mbere mu isi n'umwe muri abo bamarayika. Siyanse ya kabiri ni beautiness, ubwiza. Umwe muri abo bamarayika yigishije abana b'abantu kogosha ingohe. Kogosha ingohe byatangiye mu gihe umuntu wa gatandatu ku isi yaremwaga ari we Yeredi. Haleluya. Kogosha ingohe muri icyo gihe bapfumuye mu mikondo, muri icyo gihe ahantu hose babashije kwandika baratatuwaringa bashyiraho amatatu. Muri icyo gihe abantu biga gukora ibintu ngo byose by'ubwiza bishoboka. Muri icyo gihe undi mumarayika yigishije abantu yuko mu butaka burya hahishwemo amabuye y'agaciro. Ku ngoma y'umuntu wa karindwi nibwo batangiye, wa gatandatu nibwo batangiye gucukura zahabu, bacukura kohuta, batangira gukora ibikomo n'imikufi n'imidari byose n'ibindi. Undi yabigishije gucura intwaro, bacura intwaro. Muri iyo minsi batangira kwicana, kandi kuko ibyo bigabo byari binini ntibyabashaga kubona ibibitunga, bitangira kujya birya inyamaswa zose zo mu ishyamba, ibizira n'ibitazira. Bishize bitangira kurya abantu. Byari binini cyane ku buryo rwose kubona nta muntu n'umwe babaga bareshya mu bana b'abantu, kandi nabo bari bakiri banini cyane. Ntugire ngo Adamu yari afite indeshyo nk'iyi yacu. Adamu yari munini cyane, na Eva we bari abantu banini cyane. Yego, igisanira cy'ibyo bigabo rero byamanukiye ku musozi witwa Herumoni, na n'uyu munsi uracyahari muri Isiraheli. Aho ngaho hegeranye na hahandi bagiye gutata bagasanga none ibintu by'ibigabo binini byitwa Abanaki. Yego, aho ngaho rero haracyavuka n'ubundi abantu banini bashobora kuba bakomoka kuri ibyo bigabo sinzi. Icyo gihe rero kigoye gutyo cyakurikiwe n'igihe cya Enoki. Abwiriza imyaka 120 abantu banga gukizwa. Yego, banze kwihana. Imana ihamagara Nowa ntago ari umwana wa Enoki. Enoki yabyaye Metusela abyara Lameki abona kubyara nde? Nowa abaho muri icyo gihe. Haleluya. Abaho mu gihe kigoranye, mu gihe gifite ubugoryi bwinshi. Tekereza kugira ngo mu isi yose Imana irebe isange harimo umuntu umwe uyubaha witwa Nowa. Haleluya. Iramubwira ngo injirana mu nkuge n'ab'umuryango wawe, kuko niweho nabonye ukiranutse muri kino gihe. Haleluya. 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 Isodoma n'i Gomora hari hakwabije ibyaha byinshi cyane ndetse bigoye. Ubusambanyi ntago ubundi bukwiriye kwitirirwa Sodoma n'i Gomora, kubera yuko ibyo barabikoze bageze aho barabihaga, bimukira ku butinganyi. Ubutinganyi babumaramo igihe, kandi uretse n'ibyo ngibyo Isodomu hari hameze nka cya kibaya cya Edeni. Bari bafite ibiryo byinshi cyane, ariko nta mukene n'umwe bari kunutsa ku biryo byabo. Ntibacumbikiraga umushyitsi aho yavaga n'aho yajyaga hose. Isodomu hagati mu gasantere bari barahakize igitanda kinini cyo guhohotera abantu gusa. Iyo wazaga Isodomu wakiraga gusa ari ukureshya n'icyo gitanda. Urumva? Nubango bari barakirambitse mu murwa mo hagati. Umuntu wese uturutse ahandi yagera Isodomu bakaba baramubonye bakamuyora, bakajya kumupimira kuri cya gitanda. Basanga icyo gitanda kimusumba. Bamwe bagafata amaguru abagabo bane, abandi bagafata umutwe bagakurura ngo squeeze. Reshya n'igitanda abantu b'ibipfinigiri nkamwe mwavutse hehe. Ubwo uko bashaka kareshya n'igitanda uwagapfa bagahamba. Undakaza asumba igitanda, bakaza n'ikinyundo cya kinubi dikocu usumba igitanda nkanesha, bagakubita mu mutwe ngafitinge mu gitanda neza, nuwo nawe akaba arapfuye. Ngo aho ni Sodomu n'i Gomora muri Karisiye.
hari agakobwa gatoya k'i Sodomu n'i Gomora, umunsi umwe kari kari aho ngaho muri Sodomu n'i Gomora, hanyuma haza umugenzi bumwiriraho, yicara hehe ku irembo kuri urwo rugo, umugabo akaba atarahari, hari ako gakobwa karasohoka kabona umugenzi wo uhicaye, nuko kamugirira impuhwe, kamuzanira ibiryo n'amazi, nuko abantu barakabona biramenyekana. Ako gakobwa bahita bagafata barakazirika, bagasiga ubuki, bakajyana mu mizinga y'inzuki mo hagati, inzuki zirakadwinga gapfa gatyo. I Sodomu n'i Gomora hari umukobwa Loti yabyaye, kuko burya Loti yari afite abakobwa yashyingiye hariya baharimbukiye, ntago bose ariko bagize ayo mahirwe, bariya ntibari bagashatse, abari barashatse banze gusiga ingo zabo. Yego, Bibiliya iravuga ngo nuko Loti aragenda ngajye kureba ngavugane n'abakwe barongoye abakobwa be, siko Bibiliya ivuga? Agiye kuvugana nabo ngo babigira ibikino, niko Bibiliya ivuga. Umwe muri abo bakobwa rero we yari yarapfuye kera, yitwaga Pariti. Pariti, uyu mukobwa yabonye umukene waje i Sodomu. Bamubonye i Sodomu, abantu b'abanyesodomu bose iyo bakubonaga uje, bose bakwiratagaho mu buryo bwo buri wese yaguhaga ifeza, undi akaguha izahabu, undi akaguha iki, uri umukene wishakira amazi n'umugati gusa. Bakaganira, bari barumvikanye ko nta muntu baha akantu k'akaryo hehe n'urudagara, bose bakaguha izahabu, ifeza, iki. Noneho ukarenga ugapfa kandi ufite n'ibizahabu, mbese ugapfa ubabaye, ni nko gupfana amafaranga wabuze icyo ugura. Noneho ugapfa ubabaye, ako gahinda kamara kukwica, buri wese waguhaye mu b'Isodomu akaza, nari namuhaye ibice by'ifeza 8 akabitwara, nari namuhaye amazahabu 200 akabitwara, buri wese agasubira n'ibye, bagahamba umurambo. Pariti uwo nguwo rero abonye uwo mukene, akajya ahisha umutsima n'amazi mu kibindi, akajya kuvoma akabimuha. Abantu b'i Sodomu bategereza ibyumweru 3, babona uwo mukene we ntapfa, abandi barapfa we ntapfe. Abagabo 3 bihisha hafi y'igihuru cyaho uwo mugabo ari. Bagiye kubona, babona umuntu araje kuvoma, amuhaye amazi, amuhaye n'iki n'umugati. Umukobwa wa Pariti bamwicira hagati muri Sodomu, umukobwa wa Loti bamwicira i Sodomu n'i Gomora, nawe apfatyo. Yego, haleluya. Bibiliya iravuga ngo kubwo gutaka kw'abarega i Sodomu n'i Gomora, yego, kwageze hehe mu maso yanjye, none aha ndahaguruka ndaza kureba ko ibyo bakora koko bihwanye n'ibyo baharega. None se Bibiliya ntabwo iba yagaragaje impamvu zituma bataka? Yego, ntabwo Bibiliya yazanditse, ifite ijambo ngo kubwo gutaka kw'abarega i Sodomu n'i Gomora. Ayo majwi yose rero mvuzeho n'ayandi yose ntavuga muri uyu mwanya, niyo yazamukaga akagera mu maso y'Imana i Sodomu n'i Gomora. Haleluya. Twabyanditse mu gitabo cyacu cyitwa Itangiriro, komantere ku gitabo cy'Itangiriro. Ahangaha byarazamukaga byose bikagera mu maso y'Imana, Imana irabyitegereza. Mutekereze namwe ikintu cyahagurukije Imana mu ijuru. Haleluya. Ikavuga ngo kubera ibyo numvishe, je vais vérifier. Haleluya. Ngiye kumanza kubiverifiya ndebe koko karibyo. Abamarayika barahageze ngo babe bakihagera. Haleluya. Abagabo babonye bati yewe beka abagabo bafite amataye meza, bariya nibo turi buryamane nabo, bandi bose twaryamanye nabo muri iyi karitsiye, baba bashatse kujya gusambana n'iki n'abamarayika, kandi ni Imana yari ije kubasura. Imana irimbura i Sodomu n'i Gomora, ariko Loti agirira umugisha kuwiteka. Haleluya. Izi nkuru zombi ebyiri nashatse kuvugaho zirashaka kugaragaza iki? Zirashaka kugaragaza yuko mu bihe bikomeye no mu gace gakomeye n'ahantu hakomeye abantu bakomeza kubaha Imana. Haleluya. 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 Naga gakiza raka district Yesu ntiyapfiriye agakiza district imwe cyangwa ngapfire seri imwe, ntiyapfiriye igihugu kimwe, ni Imana itanga agakiza. Haleluya. Abantu bagakizwa mu mujyi, bagakizwa no mu cyaro,
cyaro, bagakizwa ahazamuka n'ahamanuka. Haleluya. Bagakizwa hari iterambere cyangwa ryagabanyutse, bagakizwa kera abantu bambara inkanda, bagakizwa banambara. Haleluya. Bagakizwa hariho amaribaya, bagakizwa hari ibitenge, bagakizwa haleluya, haleluya. Bagakizwa hariho amakote y'amakositimu ya wibuto ameze nk'ishati azamutse akagira ahangaha, bagakizwa hariho na embuto. Haleluya. Bagakiranukira Imana, bakagendana n'Imana, bakabana n'Imana mu gihe cyabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Aba bakwiye gukizwa ari abaseribateri, bagakizwa bubatse. Haleluya. Agakiza ntago kagira departema ngo tuvuye ngo hari ahantu umuntu yagera bikanga. Haleluya. Dufite imbaraga zose n'ubutware bwo gukizwa ahantu hose aho twaba turi hose. Haleluya, haleluya, haleluya. Isodomu n'i Gomora nubwo hari hameze gutyo, ngo nuko Loti umuntu w'Imana, haleluya, wahimukiye atandukanye na Aburahamu, arakomeza yubahira Imana hagati y'ibizira. Yabaye umukiranutsi ku musozi w'ibizira, yabaye umukiranutsi ku musozi ugoye. Haleluya. Hariho abakobwa twiganaga bagize gutya ngo babonye amahirwe yo kuva hano mu Rwanda gusa, wenda ajya States, ajya muri Amerika cyangwa ajya handi, nimba yarabikoraga mbere yo kujya ku kibuga cy'indege simbizi, mbese mu gahe gato cyane yabaga yibagiwe bya bindi bya kera. Haleluya, haleluya. Ya kuwa gatandatu mu gitondo ukabona iherena kuzuru, kuvuga ibintu yize. Agakiza ke ni districtiere, nimba bibaho zumbaze, na agakiza kajyanye n'akarere, mbese na agakiza kajyanye n'akagari, na agakiza. Haleluya. Yesu wo mu Bufaransa niwe Yesu wo mu Rwanda. Haleluya. Niwe Yesu wo mu Bugande, ni Yesu wa Zanzibar hariya hirya, niwe Yesu wa Dar es Salaam, ni Yesu w'amajyaruguru n'amajyepfo, ni Yesu. Haleluya. Guhera kuri Pole Nord kugeza kuri Pole Sud, kuva este ueste, aho hose ni Yesu. Haleluya. Ni Yesu mu migi ituye mu birwa byo mu nyanja, ni Yesu ahantu ku butaka, ni Yesu mu cyaro, ni Yesu ni mu mujyi. Haleluya. Agakiza Imana yagatanzeho igiciro gikwiriye kugira ngo umuntu abashe gukizwa ahantu yaba ari hose. Haleluya, 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 haleluya. Hariho umuntu wigishije aravuga ngo Imana aravuga ngo Imana ngo yakijijwe kera cyane, kera hakiriho za ndirimbo ngo arizo zigezweho ngo bararwanya biracika paraburize n'ubushwanyi tiri. Muri icyo gihe yagize ate? Arakizwa. Haleluya. Hariho gasete za zindi zikaraga zikurura, byarangira ukajya guhindura, ariko mwoka byawe n'irimeje tuzirashize ukongera ugahindura, hakajyamo kofi oromide ukagira rwose ukongera ugahindura. Haleluya. Ukagira yiye Mr Nice nayo ukayirangiza. Ni muri icyo gihe abantu bakijijwe. Haleluya. Ukwiye gukizwa rero muri icyo gihe, ugakizwa na memory card zaje. Haleluya. Ugakizwa flash disk ziriho. Haleluya, haleluya, haleluya. Ukwiye gukizwa regardless any situation, bidatewe na situation iyo ariyo yose. Haleluya. Nibyo bizaduhesha ingororano. Haleluya. Reka nsoreze kuri aka kantu, nibyo bizaguhesha ingororano. Haleluya. None se uzagororerwa gute utarakoze ibyari bikwiriye? Haleluya. Imana izavuga ngo ndakubonye. Haleluya. Warihanganye mu bushomeri, wihangana unafite akazi. Haleluya. Warakijijwe cyane mu bukene bukabije, no kuri Rwakabetezi wari uriho, wari inguri z'amateke ntago wibye, urya n'inguri z'imibyare. Mugaragu wanjye rero, kuko wakijijwe muri icyo gihe gikomeye gutyo. Haleluya. Tebuka ufata ikamba ry'ubugingo. Haleluya, haleluya. Wihanganiye ibigeragezo wahuye nabyo byose, none mugaragu wanjye vayo uhabwa ikamba ry'ubugingo. Undi Imana imuhamagara ati wari utuye hepfo ya Kaderake, ibintu byaberagayo wakagombye kuba warabigiyemo, ariko ntiwabigiyemo kuko wakirijwe ku musozi w'ibizira. Tambuka muhungu wanjye, akira ikamba ry'ubugingo. Haleluya. Tuzagororerwa because twaciye mu bikomeye turihangana. Haleluya. Hari
hari ibintu by'isi twanze kubwo kubahisha Uwiteka Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Pawulo yandikiye Abatesalonike arababwira ngo kandi mwebwe ubwanyu, haleluya, n'imibiri yanyu, haleluya, n'ubugingo bwanyu birarindwe bitazabonekaho umugayo ubwo Umwami Yesu Kristo azaba agarutse. Haleluya. Hari ikintu dukwiriye gukora iyo twebwe turi mu gakiza, tuba dukwiriye kurinda imibiri. Haleluya. Protect your body, kurinda imibiri yacu. Iyo ni step number 1. Step number 2, Bibiliya irabidetaya neza cyane. Turashaka kuzabitegurira icyigisho cyose gifata wenda nk'icyumweru kimwe cyangwa bibiri. Haleluya. Step number 2, kurinda ubugingo bwawe. Iyo Bibiliya ivuze ubugingo muri Bibiliya, muri context ya Bibiliya, ibivuze mind, understanding, ibitekerezo. Haleluya. Rinda ibitekerezo byawe. Haleluya. Mu kubirinda harimo kubishakira ibiryo by'ubugingo. Haleluya. Ubundi mu bwonko bwawe ibizakugusha byose azaba ari ibyo warebye, yego, sight, cyangwa se warigaseho, yego, kumva ko biryoshye, yego. Umuntu wariye ingurube ahantu runaka ashobora kuvana agiye gushaka ingurube, yego, kubera yuko yumvisha uburyo kameze kate karasobanutse. Nanjye nizigize kukaryana n'igitoki n'amashu, nariye nk'urusiniye ariko kari karyoshye kameze neza. Muhumure ntago ari icyaha. Haleluya. Ariko ndi kukubwira ko abantu bagushwa n'ibyo bumva, bakagushwa n'ibyo bareba, bagushwa n'ibyo bariyeho bakumva uko biryoshye, yego, bakagushwa n'ibyo bakozeho. Mbese 5 senses, ibyumviro bitanu byose byinjiriramo ibigusha. Haleluya. Umubiri nta kindi umaze uretse gukora kuri reception. Ndagira ngo mbabwire ngo umubiri iki kintu twambaye twese gikora kuri reception. Buriya mu bintu by'Imana ni ikintu kibera ku muhanda cyo kora umureceptioniste aba afite agaciro kuko ibintu byose byinjira bimunyuzeho. Haleluya. Ubu ngubu umubiri nujya ukora icyaha utari watanga raporo ku bwenge ntibishoboka, yego. Umubiri uragira vuta mwoka byaranga, mbonye umukobwa mwiza kandi yambaye n'akajipo kagufi, ukanyarukira ku bwoko. Muvandi ntacyo bivuga se, uranza kataberewe, haraberewe rwose. Ubwonko rero iyo bwakijambo ry'Imana burivuga ngo yigaraberewe ajyanye n'igihe. Ariko handitswe ngo haleluya, haleluya, handitswe ngo ntuzacumuzwe n'agasate k'akahunga n'akamanyu k'umutsima. Haleluya. Umubiri ukagaruka ku muryango ukavuga uti ya ubwo nyine nakora kuri reception, icyanjye cyaro kubibwira boss. Haleluya. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo urinde umutima wawe, haleluya, kuruta ibintu byose birindwa, kuko maho ngaho arimo iby'ubugingo byose bibitse. Haleluya. Iyo upfuye ibitekerezo wapfuye byarangiye. Umuntu burya ntukabone umuntu wakoze ibintu inyuma. Njya guhugura, kera najyaga mpugura nabi, ariko ubu ngubu mpuguye muri iyi minsi. Haleluya. Aho kwica gitera nakwica kibimutera. Ubundi ntago ikibazo ari ibyagaragaye inyuma. Haleluya. Ikibazo ni process byafashe kugira ngo bigaragare, yego, kuko icyobo kugira ngo kigaragare ku butaka kiba cyisigiye surface hasi. Igiti kugira ngo gihagarare kiramanza kigashinga imizi kigakubita iryiriya. Haleluya. Kubw'iyo mpamvu inzira nziza yo kwirinda ibyaha ni ukurinda ibyumviro byawe bitanu. Haleluya. Ibyo ureba byose bibe byubahisha Imana nimba ari ngombwa. Haleluya. Mbese nufata umwanya wawe ukajya kureba pornography hadaciye amezi 2 ushobora kuza warateye umuntu inda cyangwa nawe baraguteye inda, yego, kuko warebye iki? Pornography. Ugushijwe n'iki? N'amaso yawe. Aho kugira ngo akugushe, Yesu yavuze ngo iki? Ni byiza ko wajya mu ijuru ufite ijisho rimwe kuruta kujya muri Gehinomu ufite amaso angahe? 2. Haleluya. Haleluya. Ubwo ugushijwe n'amaso yawe kuko ni weho wayateruye uragenda uyatereka imbere ya ekara, yego. Nukurangije ibitekerezo biravuga biti ariko koko soma, urasoma, reba, urareba, ujya no kwihisha munsi y'igitanda ureba uryo, nukurabireba weho ubwawe ni weho.
hari igihe najyaga mbonana abantu b'urubyiruko amafoto y'abantu bambaye ubusa muri telefone zabo, bati nimupfa mwebwe muzaba mwizize uwizize ntaririrwa. Haleluya. Wishe ntaririrwa. Ibingibi murebe, ibingibi nibyo muri kugaburira icyo twita ubwenge. Yego, umubiri kandi ukora kuri reserusiyo. Nubona umuntu wambaye ubusa ukaza ukabaza ubwenge ibyo wabugaburiye nawe urabizi, bizahita bavuga ati kurikira kuri atagucika mutamwatse nimero wakabyara atagucika hagende wewe. Yego kubera ko ubwonko bwawe bwahawe ibyo ngibyo. Ubwonko bukwiye kubwirwa ngo wubaho Uwiteka. Haleluya. Ugume mu gihugu ukurikiza umurava. Haleluya. Kuko umwami Imana azanabara nicyo gituma ntamwara. Haleluya. Umukiranutsi azashisha nk'umukindo, azashyirwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni. Ubwonko bukwiye kubwirwa. Haleluya. Ijambo ry'Imana. Ubwonko bukwiye guhabwa ijambo ry'Imana. Nucanuga ugasesera ukagenda ukumva ibiparu byamvaho na njya hehe by'ingo zasenyutse n'iziri kujegajega n'izigira gute n'izica, mbese bakakubwira ati jewe ugira ngo Rudovika aravuga se namukuramo iyo kotse njye namukuramo ikotse jewe Magadarina ohoho ngira uko ngenda nawe arabizi njye naziri mu kiwe rwose ntago arabizi abaziga umusindikazi jewe cyereka ntari umunyanduka. Urumva sha ibyo byose ukabyumva ibyo nyine kuwa gatandatu mu gitondo bizagusenyera wewe ubwawe, kandi ni wewe wafashe umwanya kujya iyo bireka kubyumva. Wakumvisha indirimbo. Haleluya. Wakumvisha indirimbo zihimbaza Imana n'inshyashya zaje ukazishaka bakaziguha. Haleluya. Mbese ubundi iyo ushaka kugwa mbere na mbere ujya kuguhobera umuntu waguye. Nese wamuhobera ute kandi aryamye? Il faut que tu tombes. Tu dois tomber aussi. Donc, uraryama muhoberane. Haleluya. Nujya kuganiza umuntu urugo rwananiye umanaze kunanirwa ingashatu kandi umugisha inama zo kukugira inama y'urugo. Yego wibwira yuko izamunaniye muri ebyiri zishize n'urwati tukaruhimye kubunani bushize, wibwira yuko arakuvunguriraho. Avuga ati ko ubundi mwizirika ku muntu yewe muri ka kagozi bazirika ku njongo mwagiye muri ka nje rwose rekera kugira ngo abagabo bo muri generation se baroroshye. Abagabo baba kuri ingoma nimutabafatira mu maguru mashya muzasanga bakoze ba nje nararekeye buriya rwose ntugire ngo kandi niwe wananiye kandi niwe wamunaniye, ariko nje niwe wananiye buriya ntubizi Pascal uburyo yandushyaga nararetse. Iyo niyo namuzakura kwa Veronica. Yego izagufasha gusenya ntizagufasha kubaka. Haleluya. Amen. Kuko birazwi ko umuntu atanga icyo afite, icyo udafite ntushobora kugitanga. Haleluya. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro. Kuba umukirisitu, kuba umuntu w'Imana ahantu hose uri. Haleluya. Nibyo bihamya neza kuri umugenzi. Ngo wari kuba ntiwahakirizwa. Imyanda ihari byonyine yagucumuza. Amabya akurikiranye n'amashashi gose agakiza kafata mu mutima gati. Yezu we ukaregera amazina mabyi. Imbwa n'ingurube birabana n'abantu babo baravangatiranye bavanga ibyiza n'ibyaha nkuko ihene n'imbwa birarana. Mbese urebye narahageze biranshanga mbona ndaziri mu kiwe agasanerekirwa abantu ku muhanda basamanire pfo numva ndaguye. Ubu ubona natangiye kugwa mu mutima. None rero sinzi ukuntu nabyitwara ndagira ngo nkubwire ngo agakiza k'Imana ntago ari akumurenge. Haleluya. Nagakiza Imana yahaye abari mu isi yose gafite imbaraga zose mu gace kaba karimo kose. Haleluya. Ahantu hatuye abarozi ku mudugudu umukirisitu arahaba bigakunda. Yeroti yatuye Sodomu arinda hava ahungishirizwa ku musozi
w'Uwiteka, i Sodomu hararimbuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Ukwiye gukizwa hari urwagwa, ugakizwa n'ikigage gihari, primus zaza ugakizwa, na yiga nimba ari yigo hari hepfo zaza nazo ugakomeza ugakizwa. Haleluya, ibintu bigahinduka ariko ugakomeza ukagira gute, ugakizwa. Haleluya. Hazaza n'iyindi nzoga wenda simbizi, nari muri ture ikaza, muhirike na ikaza, na mubirandure zose zikaza, ariko weho ugakizwa. Haleluya. Nicyo kigaragaza umukirisitu, uwo ni uzahabwa ikamba ry'ubugingo kuko ari kwiriye. Hahirwa bihanganira ibibagerageza, kuko nibamara kwemerwa bazahabwa ikamba ry'ubugingo. Haleluya, 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 haleluya. Tugiye gusenga Imana. Uramenye ntuzakorwe n'isoni imbere ya Kristo. Haleluya. Yatanze ibikenewe byose ngo umuntu akizwe, yera imbuto ku musozi w'iwabo. Haleluya. Yera imbuto. Napanze gukizwa ariko ndabona n'uwanjyana mu kindi gihugu nakizwa. Haleluya. Nzakizwa mu mujyi, nkizwe no mu cyaro, nzakizwa mu gihugu gikennye, nkizwe no mu gikize. Haleluya, haleluya. Mbese mpisemo guhora nkizwa nka wa muririmbyi, izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro. Ndagira ngo muri uyu mwanya dusenga Imana. Haleluya. Umuntu agiye mu gace kamwe ntiyari yamaramo n'ukwezi, amazemo ibyumweru bingahe, ngo ubu nahise ngo naraguye pe, ibyangushije ngo nanjye ahise ugwa. Umuryango ni ugupfa kugwa. Yesu we. Ngo naragiye hariya ngo ndagwa, ariko ngo yengo no mu mutarahana ngo naraguye. Icyakwereka imbare none ho haragusha cyane. Abantu baho bambara amakariso gusa baramaze. Ni wenda uzajya hano bagenda bambaye inyonsa. Urumva ureka n'amakariso. Aho uzakomeza ukizwe. Haleluya. Komeza ukizwe. Wajya Karamajyongo handi bambara bapfuka hose hagenda hagaragara. Wajya ahantu hose uzaba uzakizwe. Haleluya. Haleluya. Ufite imbaraga muri wewe Kristo yaguhaye. Ikibazo, you have not yet identified your power. Ufite imbaraga zikwiriye kugira ngo ubashe kunesha ibikugerageza byose. Amen. Mbonye umuntu waguye mbere kugira icyo mufasha n'inama, barumva twakwibarangura tukamanza tugaserera nk'amasaha 2. Nkamubaza, Yesu yishyuye bike ku buryo upfa kubita amazuru hasi uko kireba nka dendo. Pempe cha ari we. Waguye urwaye imigwira. Mfite imbaraga nke ariko mfite nyinshi, kandi twaba turahana abantu batatureba. Ntamushyiramo nk'inki nk'umunani. Ugute wafashe agakiza se katuzuye ngo tumenye ngo wafashe kiyasa abandi bafata litiro. Niko. Haleluya. Ni byiza cyane yuko dukizwa aho turi hose. Duhagurukire mu myanya yacu. Twarengeje iminota, duhaguruke. Senga Imana. Nshatse kugukurikira buri munsi Mwami Yesu, mugihe cy'umubabaro ndetse no mu munezero. Ubwo rero ubwo watubanjirije, tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri haleluya yo kutugeza. Ubwo watubanjirije, tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Urandinde Mwami Yesu, ntunganirize imigambi, niba naniwe urugendo, uzanyibutsa urukundo. Uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto, ukazazwa ibyo byose, ugeze iwanjye mu ijuru. Uti ngwino mwana wanjye, hasigaye
uryozwa ibyo byose ugeze iwanjye mu ijuru. Mwami Imana, mu izina rya Yesu Kristo, ufite imbaraga nyinshi cyane zihagije. Niyo mpamvu bene data, bashiki bacu, abana n'abakuru bahagurukiye imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo ubahe imbaraga zikwiriye, babashe guhangana n'ibibagerageza, hanyuma tuzahabwe ikamba ry'ubugingo. Mu izina rya Yesu Kristo rero turasenze cyane, imbabazi zawe ziboneke ku bantu bose bagize intege nkeya, mu izina rya Yesu Kristo. Ariko ni wewe w'intege, abantu bose barambiwe, nutibashije ukamwongeramo imbaraga. Mu izina rya Yesu turasenze cyane kugira ngo duhe kuguhamya turi muri aka gace, tutitaye ku mpamvu iyo ari yo yose, ahubwo dukomeze kugaragaza ko turi abakirisito. Mu izina rya Yesu, mu mico no mu myifatire, imibiri n'ubugingo byose birindwe. Mu izina rya Yesu Kristo, n'umwuka na urindwe, bitazabonekaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Fasha umuntu wese uri muri aya materaniro, muhe imbaraga zikwiriye, mwambike ubuntu bwawe, cyubahiro cyawe kimubonekeho. Mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Haleluya, amen. Imana ibahe umugisha, ibakomeze, Imana ibagirire neza, kandi murakoze kumva